ijambo ry'umunsi, kubona ubwiza bw'Imana, amahitamo dukora igice cya kabiri. Kugira ngo usobanukirwe neza ibi, soma Yeremiya igice cya 29 uhereye ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 13. Nta muntu n'umwe muri twebwe wifuza gutakaza umugisha w'Imana ndetse n'ibyo yadupangiye mu buzima bwacu bw'ahazaza. Turamutse tubajijwe, twavuga yuko twifuza guhabwa impano yose Imana itanga mu buzima bwacu. Gusa ariko kubera amahitamo dukora, twikuraho iyi migisha y'Imana kubera yuko tuba dukora buri gihe ibihabanye no gushaka kwayo. Ubuzima bw'umukristo ni uguca bugufi ndetse no kubaha Imana, apana kwimva nk'abigenga kandi bashaka kurwana no gushaka kwayo. Kubaho muri ubu buzima bisobanuye yuko tugomba kujyana amahitamo yacu ku Mana ndetse tukaba twiteguye cyane ikiza cyose kizava mu bisubizo byayo. Ibuka ahangaha kandi uzirikane yuko ibisubizo byayo ari byiza cyane kubera yuko biva ku bwiza bw'Imana nyir'ububasha. Guhitamo ibyiza by'Imana bisaba yuko tubanza tukayumva kandi tukayimenya cyane. Kenshi mu buzima bwacu dukunze kujyana ibintu twifuza imbere y'Imana, ariko kandi tukava tudahaye Imana umwanya wo kudusubiza ndetse no kumenya neza icyo yifuza mu buzima bwacu. Igihe cyo kumva Imana ni igihe tuba twiteguye kumva ibyo ivuga biciye mu mwuka wayo, biza mu mwuka wacu. Nubwo bisa n'ibitumvikana, ariko kuvugana n'Imana muri ubu buryo bishobora kuvuga cyane kurenza n'irijwi twebwe ubwacu tuvuga. Guhora twiteguye rero iby'Imana ivuga ni ikintu cy'ingenzi cyane kuri twebwe. Bisaba kandi igihe cyo kwitegura kugira ngo tubashe kugumisha amaso yacu mu biduhangayikisha byose. Kugira ibyiza biva ku Mana bihera ku gushaka inzira zayo. Ni ikihe kintu wumva none ahangaha wifuza kuvugana n'Imana yawe? Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriye kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ari mu magambo ahinnye izwi nka NEMI. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana ukora subscribe hano kuri NEMI TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba wa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi. Komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka pastoral studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi biblical studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian counseling, inama za gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa3.nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 Wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.